rero umukino wa kimwe n'ubuhindure ahubwo reka mwereke. Iki? Uzi tutarakora ibintu naragutinyaga. Dukora? Gusa ntabwo wumvisha. Oya. Ndavuze ngo njyewe kera naragutinya. Oya. Nahise wantinyiraga iki ikosa ryana? Ndaga nimba nzajya nkwita tuntu, nimba nzajya nkwita nk'ukiri. Oya genda. Uriya w'ikinyita tonto shaho. Twari kubona subwo ari kunyita tonto wishingikirije kuki? Uravugisha ukuri? Sente. Sinamenye nabaga nifitiye isoni. Isoni? Reka zirisha umwanda reka. Niko. Ariko se reka nkubaze she. Si cyagiye. Ndibuka. Sigeze umbwira ko twita wigeze utwita. Njyewe? Oya. Narakubeshyaga. Ngo? Oya. Ntibishoboka. Igihe cyagiye nabonye uri wampamagaye. Umbwira ko bikomeye. Ko wasamye. Nuko ngiye ngira ngo ni koko. Rwose Ko naje gutungurwa nuko mbona nta kintu. njyewe mbwira ukuri rwose nari mukumbuye ngira ngo uze kunsura ngo urebe nta kintu. Oya. Ibyo? umeze neza se se wowe ntunanyakirira no mu nzu ngo nicare waba wirutse kugira ngo mabuja kunzi ko ntabwo ibintu bimwe neza ntabwo cyane arinze ko buriya ari ikibazo cya mukuru wawe kubera ko buriya nawe yatwamaranye amezi 3 asubira ku kazi nta kantu kagiye nta hantu ndeba gusa numva mbega afite ikibazo. Ufite ikibazo? None se ukuntu yagenda nawe twarakomeje. None ushaka gukora amazi kuvuga nk'umuntu umukumbuye? Oya ntabwo mukumbuye, ikibazo rero mfite ntabwo cyumva. Ese reba iminsi tumaze dukora ibintu ubu nta no kumbwira umbwire ngo ntabwo cyahindutse. Uyu munsi ndumva ngo warahiye. Reka njya mfite igitekerezo. Reka tujya tubikora 7 ku munsi ariko mu kintu ntazasanga. Ntabwo byakunda. Kubera iki se? Neze tubikora gake. Oya. Nyamara ibyo mvuga ni ukuri. Ntacyo tuzagerageza ariko ndumva afite ikibazo n'ukuri. Niyo wabikora akagihumbi rimwe ryonyine rirahagije. Guhita umukobwa asama cyangwa umuhungu agasama. Oya ariko nyine buri gitekerezo cyanjye maze urebe ko bitazaca. Uriya ntureba sheri na mukuru wawe yagiye tumaranye amezi 3 kandi nawe agenda ntanda.
ariko ntiwirengagize yuko mukuru wawe tuvukana kuri papa gusa wasanga umuryango wawe batabyara gusa njyewe iwacu turabyara sha ntabwo ubwo ngo nabona ni uko si umuntu wagira ngo ni imfizi y'akarere karindwi komanda ubuse kuko n'ibyarigeze ndanga gukore massage nabyanga nese massage bageze ngo niho bitera nyine wajya uruha nyine ngo gukora massage ugakira uri mushyira umutaraga abyemeye nta kibazo rwose urabyemeye karindwi aho nzajya ngerageza ariko nta karindwi rwose wabyemeye ushaka mfite ubwoba bw'ibyo ntabwo winjiye bikize mabuja nta kintu cyabaye rwose twari turi kuganira ntacyo ariko bavuga neza nka n'ubutangiye kutundi mbabaye mbese ubundi wari uryamyeho bigenze bite babuze kuryama nondumiwe kuki waje ntunguye kandi none se usubiye icara hasi uriya ako nicara hasi ufite ikihe kibazo wowe umubwira iki se ese nasanze uryamye reka twarasezeranye umenya kure ihangane rwose ntabwo uzi ukuntu nagavura n'igiceri na kimwe bose asigaye abihaha François. Shajuna nakubuze ururize. Wari wambuze wanshakaga. Ndabona wavuye i Kigali. Shajuna wakwere kubyo mbonye muri wowe. Ari agashya se wasanze? Nikojo. Anita akora amakosa nkari yambwira urabizi cyane nakubuze. Ako buryo urasetsa. Uzi ko ngiye nsanganya Anita n'umugabo wanjye. Ariko noneho narumiwe. Ako se ubundi akubera injiji. Umugabo wamutagugera. Reka nkubwire. Ubundi ujya gukunda n'uriya mugabo wawe uyoboye ko yakundanaga na Anita. Nyine wamuhaye urugo agusigarira ku rugo nkuko bikwiriye. Nundi wari wataye igihe kare. Ndise wajyaga. Njye kwa ndabona wagiye n'ahantu hagukwiriye. Iyi nzu niyo igukwiriye urakubana na gatitiba. Reka umwana tuze mu rugo rwe kandi agubwe neza n'umugabo umukunda kandi nawe akunda. Nabivuze kuri kuko umwanzi w'umuza ukuri kuri si. Umva. N'imyenda we ndaje nyikuzanire. Uruwa kuba hano hameze gutya ahangaha. Genda urakoze. Nge nta n'ikibazo mbifitemo rwose ahubwo biranejeje. Biranejeje cyane. Mabuja. Imeze bite ko rego utameze neza? Gatite. Uzi kubona abantu bose berera rimwe baguhinduka. Ako Mabuja narakubwiye. Karaga kobwa nyikabona mbere na mbere nahise menye kaza kandi menye ko kabaje kuna naho na boss. Urumva rero umwe witanze. Urabizi ko bigeze gukunda naho urangije uragenda. Usiga ikirura mu rugo. Usumvaga biri mugende bite? Ahubwo se mama. Tuvuge ibintu dusubira ibindi. Hajya nufana Arsenal. Endo harimo mani ugiye mfana mani yo kandi ufana Arsenal. Ubwo bivuze ngo wajya kuzana igikirishe cya Arsenal kugira ngo nawe wenda duhuze ujye ureba Arsenal bishimye. Gatite genda uzi ko wasetsa n'umukingo utagenda. Ariko nibyo usetse ibyo mama. Ndeka genda. Nibyo nyamara mama byo mbwira nibyo.
Mabuja ubundi kaze nicare tuganire neza guhereze plan nzima. Ubundi mabuja sinakubwiye iriya cyane uri kiza ngene nabirebaga ko ritazamwe n'ubuhoro. Ahubwo mabuja ngiye mu burenganzira. Karate nize nahita mushwanya gusa ko kanya ngatamurangiza. Hasoni nawe ni nari maragukorera. Umuntu nkawe umuntu wo kuzukarara mu cyumba cyanjye gatiti bakarufite inzu nziza. Oya mabuja oya ararengiriye umuntu yaramuretse ariko reka ngiye mu burenganzira ngiye mu gusorera umuntu tuzagira ngo nuko mbona gutya gatiti bagende n'amasahani n'amasafuriya mwana twana gusa ko kandi ngiye bagatumwirekanye nkumbi gatiti ngiye nisha gikomere cy'umuvandimwe kiragora mabuja nawe nditonda ukakabya ayo masengesho yawe kwitonda iyi si wayitondera ukabivamo. Reba nawe ni nabo gukorera nusubira imana ko mbonye mukuru wavuye ahangaha wenda we yaraje kumubwira ko ibyo udakora atari byo koko. gatiti ibintu niba n'abavandimwe nubwo bampindutse none zatanga igisubizo nawe nta kintu agufashije aje yogera mu gisebe ahubwo n'umushyigike bose niba mwirakubwiye mabuja narakubwiye. Asi kumbona aryamye ahangaha kumbona umuntu aryamye ahangaha mubaze nk'ubwo nkawe uryamye ahangaha ukora cyane inzu yawe niba ntabwo uhazi mbese ariko kumva cyangwa arasinziriye niko uyu nguyu asigaye aza kuryama ahangaha nk'ubwo se uri gutekereza iki umva ati kanguka nabyutse iri bondo hano ntabwo aza bamubwiye ugomba kujya mu gikoni hariya nta rusoro cyangwa irinda wishyire uryamye dusobanurira neza wasanga uri aho wicaye ku bijyanye usinzira utari wateka yewe mbabazwa nawe fata inzira sohoka jya mu gikoni kuri bondo hano cyangwa yicira umugabo wayiguteye nta rusoro yewe uzambona urumva baneza hano cyane genda kuko n'ubu byaragiye aso agiye he agiye guteka cyagiye kurya ibibazo ni ugomba agomba kuba mu gikoni neza ariko sanga aryamye hano nk'uko kuba nagiye ngusabye ngo uzandebere urugo umbwira ikintu wankoreye mu by'ukuri kambwiza ukuri ntacyo ntakoze naragerageje umuntu nawe mwigishe byaranze naramubwiye kugeza n'aho ngiye ubwanjye namwisangiye yarakaye umugabo wawe yanze kumuvugisha ikintu cyose nari nshoboye niba ari inama kuzigiramo umuntu wawe ntacyo ntakoze narazimugiriye kugeza n'aho anyanze kugeza n'aho ambwiye ngo nimufire mu buzima ahantu ni sawa mpasaruye ibitoki kangahe bo sinzi gusa nahaguze hameze gutya aha ndumva bo nibuka neza numva naraguze 600 rega mwana twarakoze buriya ariko John ibintu urimo gukora wona ari byo ntabwo urutoki rwigeze rumera gutya fana kiri mu rugo ubaho bigeze mu bwije kuri ko n'ibihumbi 50 ntabyo ibyo bizanye gute byo mu rugo rwanjye oya urimo urahemuka nawe ibintu byose byagushizeho insina zirapfuye amatungo yashize ibintu byasuye inyuma byose hejuru iterambere ibyo byose naya maboko yanjye yabishatse none nzabishaka wenyine se wamushenzi we utangiye kwinjira iby'urugo rwanjye we birakureba wowe erega nawe uzashaka uracyari mutoya ibibazo nahuye nabyo nawe uzahura nabyo ese ni kutambwiye waje gutwita uti imihana yose sigaye numva ngo Fani yatwaye inda itari ya John sinzi ngo bla 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 byagenze bite Fani sha aduye
yapfuye nyine ntawe utayiryaho njye navuye hano pe inda nyifite ariko ntabizi ngeze i Kigali mu kazi ntangira kumva naguye nabi nta wundi mugabo naganiraga nawe ngo ndaho tuvuge ngo turaryamana ngo mbe nabukeka mugera i Kigali ntangira kuvuga nabi ariko nyuma nza kumenya ndwara malariya ngo malariya njye kwa muganga niko bampimaga barambwira turatwite ariko wowe inda yifanye na utabizi wenda tuvuge ko afite mu kwezi yirinda ntoya cyane itagaragara yirinda wowe umuntu arabyibushye nta no kubona ko inda ari nini cyane n'iyindi yagiye amezi niba itaragaragara none se ubundi nagarutse igeze mu mezi nk'ane n'igice ngo umuntu wayibonaga se ubundi niko nageze kwa muganga nyine barabimbwira ngo turatwite ndishima ndavuga ati umugabo wanjye reka nze mukorere surprise nimubwire ariko ubwo bari bamaze no kunsezerera mu kazi ariko numva ntacyo bimbwiye ahubwo tugende nkwereka icyo naguhamagare naho reka amagambo nayo bibaho se ibiki iyi ni ya nzu y'abashumba begurye ariko John ibi ni ibiki urimo gukora urutoki ruragiye inka zirashize inzu zigushizeho ibintu urimo gukora ni ibiki cy'amaboko umve ndacyafite amaboko n'amaguru hashya ibindi kubaka nukongera ntago ari ukugabanya urumva uri kubona bivaho se bitavaho ubu birajyaho nzongera amakore nzongera mbikore ryari se nyuma y'igihe ko atari cyo gihe ariko ubundi ushinzwe iki kunyinjira mu buzima ubundi uzumbaza iby'amazu umbaza iby'urutoki murumuna wawe wanzanye kugira ngo ndebe imitungo igihe mbona ipfa ntabwo nayirebera ntabwo uri data kandi nzaho ipfundo riri ikintu cyambabaje ni kimwe gusa kugeza ubwo bwose anyirukana mu kazi yajyaga nereta nkanga ngo mfite umugabo kumva umugabo arimo arishimisha n'umwana wanjye bigeze igihe aravuga ati ngewe ntabwo nabibyihanganira bino bintu si uri kunyangira ibyo ashaka aranyirukana ndemera ndataha njye numvaga nta kibazo mvuga ati ngiye kanze nkorere surprise umugabo wanjye mubwire ukuntu ntwite singeze hano usanga bararyamye mu ntebe n'umukobwa ngerageza ndeba nita kucira umwana ko mukuru ntacyo atagufashije ni ukubera iki ushaka kumuhemukira none ikintu kimbabaje ni kimwe John nawe ubwe ngo ntabwo ngo bakeka ngo ntabwo ari kuba yabyara ngo yibaza ngo igihe amaranye na nitanga impamvu ngo batabyara kugeza n'uyu munsi wa none arampakanira ngo ntabwo abyara ngo ntwite gute nzi neza ko impamvu ariwe wagiye kwirukana umugore ukajya kuzana inshoreke none se yarabijyanye se uwo nazanye niwe wabisubije urukeka ko nta nshoreke yawe witaye kuri izi nsina zawe cyangwa kuri izi nzu z'abashumba abyitayeho ujye utekereza ku abyitayeho kuko nawe nibye natabikorera nawe ndababaye cyane nageze nkasanga urutoki rwarashize inka zarashize inzu ngizi zasenyutse bidatinze gake cyane uzabona ko ngewe Suniri ibyo nkubwira ari ukuri kandi uzabona ko wibeshye uri kungira inama winyurira amafaranga wandiye nanayagusubiza ariko nakubajije uri kungira inama unyumviye nakugira inama ndimo gucuranga se iyo utigire ntabwo wayingira ngera abandi b'abagabo bafite ibitekerezo apana ibyo byawe nk'ibyo byawe ibyo bagukorera ni ubusa reka rongeye nkwibwire uriya mukobwa nita nongera ari kubwiza mukuri yagiye kwa muganga yajyanye na musaza wanjye bwite tuvukana urumva amusanze ku nzira arwaye arembye kumbe yakwemera aragenda amaze kugera kwa muganga abaganga baramuvura umusaza wanjye se yagiye musaza wanjye ko nawe amujyanye kwa muganga bamuzanira ibizamini bivuga ngo yakuyemo inda ariko nta nubwo azongera kubyara mu buzima urumva ni kwa kundi niba uko byakuyemo inda havanamo n'umura yababyita gute harya ni umura nyabyeyi kwikindi mubyeyi izo nguko nari nzize njyewe ndakwibwira uko azanye musaza wanjye bajyanye akaza akabikwibwirira none cyane igicucu ngo ntabyara habuzwa n'iki se ko ahubwo afite shitani yareba umukobwa ko mwana we ahubwo reka mubwire fana njyewe ndumva nazaza umusaza wanjye urumva akaza akamuhamya uriya mukobwa ntabwo atabyemera kuko barajyanye niwe mujyanye kwa muganga n'ibizamini ibisubizo byabyo babihaye umusaza wanjye higize musaza we kandi kabyara kakuyemo gakuramo n'igakurwamo urumva ubwo rero umwana utwite ntiwajyana ahubwo ntabyazi kuko habura igihe kinini atabyara ikibazo ni umukobwa rero nta nubwo wari ujyana ntabwo ushobora kuba yanamuroze kandi yamuroze nuko fani ubuzima bubaye buke ndabona bukomeye cyane waretse ukaza tukibanira kuba na musaza wanjye twenyine kandi ko nta kintu tubuze waje tukajya kwibanira koko Edwin
ibyo kuva hano byo ntabwo bishoboka, sinagukundira. Nta kuntu nabyara umwana udafite se kandi sahari. Uyu mwana ni uwa John, ngomba kumubyara mu rugo rwa John. Nta mpamvu yo guhunga ibibazo kugeza igihe John Imana izamuhindurira umutima we akemera umwana we. Ahubwo ikintu wamfasha wowe, mbabara ushakira umusaza wawe. Ibyo ntabwo ari ikibazo, we nzamuza. Waba umfashije rwose, duhe John amakuru y'impamo abe mu bintu abizi. Ariko mfite icyizere ko umugabo wanjye azahinduka mama, kandi ukomeze wihangane. Umuvandimwe wanjye sinakamenya ko ibintu bipfa mbirebera gutya. Nyoko nasiko baragutaye bamaze gupfa, ndagusigarana ndakurera. None uri kuza winjira mu byo sinkugayira ibyo wakoze. Umva, sinkugayira ibyo wakoze. Kundera simbi kugayira, ndakugayira ibyo wakoze nyuma yo kundera. Rekera kunjomba umunwa, rekera kunjomba umunwa, urumva? Arusoni na nta muntu kurimo. Kuki utabivuze igihe nakwigira iyo mbimenye kuzamera gutya nari gukomeza nkihigira nkabo. None wari utegereje ko nzaguhigira? Utagiriye umugore wawe urabona Yesu niwe uzazingirira. Ariko ko numva umugore wamutinzeho wamusanze yaruka murongo. Ntago naje kuronga umugore. Yewe ariko ndashaka kukumvisha ko kandi unyumve neza. Kira umupira hasi. Ndashaka kukumvisha yuko ibi byose ubona bimo, ibi byose ubona bitwara. Kuri kwatanya se? Nakerewe amasaha anageze. Ariko njye narumiye Imana iri hanga. Ahubwo reka nkomeze. Ukomeze ugiye. Ngiye po wari uko santere ngiye kureba umuntu wanyihera ikiraka. Ka santere. Wavuze ko ugiye kureba aho baruminini. Ariko amagambo yawe ibyo bizanye. Mabuja uri kurira ariko Suzanne ugeze byari Mabuja kuko ngire nti bino birambabaza kora bona gasanga uri murarira. Reka nkwereke sekwerekeho ibira akaga akoze bafrojinari umushinwa yirutse gusora niyo version icya. Mabuja kanze nkwereke ko ngewe burya ntazi guteka no aho Mabuja haguruka. Nyuma y'uko barari ibyishimo Ese mbona kutavuga ukuri. Nawe Asega kwa reka nkubwiza ukuri. Umuntu nkawe w'umugabo koko none akeye bwije ubu uramanutse ugiriye. Urazamuka ukambakamba uyu musozi ureba. none nakumira. Ukambakamba ne bwakubwegeye ngo nzamure. Hari umunsi niyo numwe. None izo nkovu zose zuzuye ku mavi ni. Ariko ibyo biba bikureba. Ko abantu ari nkuko muza. Erega ikibazo cyawe ukureshya nani ko amafuti yawe areshya.
usinda usinda wandike amafuti yanjye. Babuja nukunda wishime. induru yawe uzi ko tutakiryama ariko se ubundi nako gakwa reka nkubaze umugore n'amafaranga yiwe umugore arakora nk'ubu wowe uduru uramanutse ubu hano mu mufuka harimo ibiceri nta rusoni. Reka nkubwire umugore wanjye n'uwanjye amafaranga afite n'ayanjye urumva njya kumushaka ntabwo twari turi kumwe umvikana. Umve nkubwire hano ni ukubona ugenda n'amafoto amafaranga unywera saa y'umugore yibikira ashyira mu giceri porogaramu ariko reka mbanze nkubaze urambaza iki wa munyamafoto? Amafaranga uvuga ko ari umugore wanjye umugore akaba ari uwanjye njya kumuzana twari turi kumwe nari bwaze kukubwira ngo amafaranga ayo nywera yose ari n'ijana bibwame reka nkwiyame rero ni ukubabona mubyimbye ahubwo nta n'ubwenge mwebwe munigiriye. Utantuka wowe bizanye utantuka kandi reka nkubwire nakubwiza gukuri muto nakubwiza gukuri nakunyura mu zuru ujye utagira ngo nyura mu zuru rumubuse reka nkubwire ariko reka nkubaze cyaho ukomeze ugiye ujya reka mbanze ndangize nkubwize ukuri buretse kuntunga urutoki nanjye nkwibwire yewe sinaba nkawe urumva ngewe iki utunze umugore warangiza ukamuta ukajya kuri murumuna we ese uri umugabo nyabaki umwana twite uramwemera cyangwa n'umwemera? Ibyo bizanye gute se kari iby'urugo rwanjye ubwo hano kwabona ariko gakwa ibyanjye n'ibyanjye please twumvikane. oya reka ngende ndumva utangiye kuzana iby'urugo rwanjye kandi nakugiraga inama z'igiciro. Abagore batakumenaho amavuta ashyushye bamenaho amavuta ko bitipa no mu mutwe. Abagore bose nabo umwami nta rusoni. Mwera yanjye we mwera yanjye umwera yawe sha direbura nijerekane manukire jya kureba ko nakwifatira agacupa ariko reka nkubwire. urambwira iki? Wari ufite umugore mwiza w'umunyamutima urangije umupfusha ubusa uzana ibintu byo guhehera. Reka ahubwo nkubwire wagize amahirwe ushaka umugore mwiza Françoise ukaba uzabona umugore nk'uriya uzamurongore. Reka nkubwire urambwira iki? ni akazi kawe. Tambika ibirenge ucaho nzabatunga ari babiri reka nzakwereka buriya iriya mukobwa murumuna we uzaba ureba ibyo azagukora. ankorera iki se nyakujya Kigali n'amaguru? reka nigende reka kubitwa n'inkuba wagapfumbatira imirigo. Tambika ibirenge ucaho wa musinzi urumva uburyo kaba kananuka sinanakumvisha uburyo unuka urakanukiriza iragahama uzi ko wagira ngo ni akazizi kaguye mu nzoga. ni ukubona ubugabo butoya bugenda gusa. bigeze mugabo Sawa bose. amakuru yawe Turaho. wakoze kuza kandi ni byiza uzigiye. uyu rero ni mukuru wa madamu nawe arahanga yaje kudusura. Madamu wawe ndabona asa n'abavandimwe be cyane birenze niba umusaza yari afite ukuntu agashushanya uvuyemo mbere n'uvuyemo nyuma simbizi. batasa se bose si bene mugabo umwe muganga we. agiraga tuvugane kuri cya kibazo cyatumye guhamagara. muga si ibintu si ibanga Ndakumva. kandi ngira ngo urabizi ko uri umugabo witwa umugabo buriya mu rugo hari uko wuzuye. iyo nta mwana ufite ntabwo uri umugabo muri urwo rugo.
ubu uzi winjira hanze ni umukozi wawe cyangwa se ni umushyitsi wawe waba waraje aza gutembera wawe uciyeho none se si umugore wawe uciyeho hano hanze nta makuru ufite uriya uciyeho ubonye munini ariko ibyo byararangiye ahubwo wagira ngo yamize yewe ntabwo bizi ko Kigali ni danje twasigaye mu cyaro ntabyo none se byo ntabwo rero wampamagaye ko se tuganire ku bibazo waba ufite nicyo naguhamagariye rwose ntabwo wibeshye hanyuma se ko muri hanze masanga umudamu wawe deni warangiza ukambwira ngo bikiri reka mubwire wita ku ruri biriya ni injajwa yataye urwo aragenda ajya i Kigali maze kugera i Kigali bamuterera inda bamutera inda none se ntabwo ufite itera oya none se nigenge namuteye gusa ikintu cyantangaje muganga icyo nshaka kukubwira ni uko uriya mugore wa mbere yagiye nta nda afite noneho biba ngombwa ko ngewe ndongora murumuna we mfite undi mugore reka nkubwire ntabwo turi inshuti none se ni iki kikwemeza ko yagiye utamuteye inda ntabwo ari nanjye aho ngaho duhere tuhaganira ntabwo ari iyanjye nkubwije ukuri kwemeza ni igiki uteze amatwi rwose mbwira muvandimwe rwose ufite ikihe kibazo soko mbona undeba ushaka kuruka bite byawe ubundi shagira vuba umva abantu bicaye inzara yabisha turabwirijwe ubundi bite byawe ibyo ngibyo uri kumbwira genda ubwire papa w'uwo mwana waguteye ariko ubundi ko naguhamagaye kugira ngo ngire inama njye ko ari njye niyizi none se undi we murumuna we nazanye narongoye ko nawe kugeza iyi saha y'umunota ataragera karyo shingira mvuga ko ahari ikibazo niba ari njyewe birashoboka ko yaba ari njyewe ngira ngo ngire inama kuko wa mbere yagiye nta ndafite undi nawe tumaranye iminsi nawe n'isaha n'umunota nta gusama ariko urumva nta shingiro mfite oya reka mubwire reka wenda ibyo tubyihore kuko ntabwo nari mpari ndabona bitangaje gusa kubwije ukuri murantera iseseme wari ubizi rwose ngiye mvi icyo tugira ngo tuganire n'iki none se byo umugore wawe se ari uwo nguwo urimo urambwira umugore wanjye turi nguya turi n'uyu nguyu n'uburyo cyane biteze agakoma byo uwo ni umugore wawe n'uyu nguyu ninde usiko namubonye naje umutima n'amaso umunsi ntabwo nzi ngenzuranye nawe hihise wavuze mpamvu kuri kumwe na mushuti wagiye ariko ndakuvuze ntabwo twahuriye kwa muganga aho nkora akagabona inshuti yawe ntabwo si uyu muntu ndaja
mbivuge se umugabo wawe agateranya imiryango. ako se reka mbabaze muga nakubona none se wowe muraziranye ko numva uburyo muganira wagira ngo muraziranye oya byo urabizi ko turi inshuti ntabwo uzi ko twiganye kandi tukaba twaranabaye n'inshuti zikomeye ku ishuri erega wikizimba mu magambo ngiye n'icyo naguhamagariye urumva hasa n'ibiki muri mu mwebwe ko mbona muri n'umumama njyewe nagiraga umve mugabo njyewe icyo naguhamagariye nagiraga ibiki se byose wabitangiye ibiki ndumva ibikora binkutse kuko ibintu muri kuvuga njye byanyobeye ariko si ndumva ngo yaje hehe undi nawe ngo njye niwe wabiteye njye nabiteye ibiki tuza byo tuza mbajyo ihangane nyumve uri umugabo muri uru rugo ni wowe ukora ibintu byose hano ni nawe ugomba gufata igisubizo cyangwa se ikibazo ukagikemura kubera ko bitewe n'ukuntu wowe ubona ukuri aho ukuri cyangwa se n'imyanzuro yawe niba wowe ukora umugabo ihangane mu bwiza ukuri urakuzi se wamaze kumenya ko ntabyara ndakuzi n'impapuro warampimye ntabwo ari wowe ndikubwira ntabwo ari wowe ndikubwira ihangane utuze ngenzi mbikwibwirira fata umugore wawe umugarure mu rugo wowe umugore mukuru ubyumve neza impamvu nta yindi uyu mutoya utabona arimo aranshitinga ambwira nabi nuko azi ko ari bamwipimiye akaba afite ikibazo cyo kutabya nta n'icyo ntibishoboka ntabwo bishoboka ibyo se ni ibikirwa wowe ki bigaragara ariko uteka tujye gutabara iki se wewe